Amen. Ni muri we Imana yiyungiyemo natwe. Muri Kristo niho tubonera ubugingo, niho tubonera ubuzima. Muri Kristo niho tubasha guterana burya bikemera. Ntabwo ari uko twujuje ibisabwa byose, ariko muri we iratubona tukemerwa. Hashimwe Imana yabazanye ibarinze, ikaba ibagejeje hano amahoro. Reka twongere dushimire Imana mu isengesho, ubundi dukomeze iteraniro. Reka nsabe mama pasteur anyegere, mama Mugisha tuyobore mu isengesho. Niba bitabagoye se mutananiwe, mwanyemereye mu cyubahiro cyanyu n'ikimana mugahaguruka tugasenga. Kiri kuba bafite ikibazo wenda. Haleluya. Dusenge dushimire Imana. Imana abanye natwe mu iteraniro dusoje, kandi niringiri turabyizeye yuko ibana natwe. Karibu. Turagushimiye Mana yacu, gira neza bugacya bukira. Ineza yawe twarayibonye, n'uyu munsi twayibonye. Mu izina rya Yesu twabonye bucya, twaryamye uraturinda, turabyuka twisanga duhumeka. Izina ryawe nirishimwe. Ntabwo ari imbaraga zacu zabikoze, twabonye ukuboko kwawe kandi tugeza ahera ho mu rusengero kuko wabyemeye. Cyawe tugushimiye kuri Imana hagati muri twebwe, tugushimiye kuri kumwe natwe, tugushimiye ko ari wowe wavuze igitondo tukabaho twese turi bazima, kandi abantu bose bakaba bahagijwe no kuza mu nzu yawe. Iri ni iteraniro rya kabiri, abambere wabanye natwe, umwuka w'Imana yabaye mu iteraniro rya mbere. N'ubundi turaritse umwuka w'Imana kuko ari we ujya umenya ibyo mu mitima yacu, kugira ngo yongere aze muri iri teraniro rya kabiri. Turararitse kugira ngo imbaraga z'ijuru zururukire muri iri teraniro. Umuntu wese waje mu nzu y'Imana agubwe neza, kuko twese duhagaze ku minara yacu turindiriye kumva icyo tubwira. Reka uvugane n'umuntu wese waje mu nzu yawe. Mu nzu yawe niho turuhukira, mu nzu yawe niho twaboneye amahoro, mu nzu yawe niho tubonera byose. Haleluya, haleluya. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye kuri kumwe natwe. Bana n'abari mu nzira basiganirwa kuza ahera h'urusengero, ubane n'iri teraniro, ubane n'umuntu wese ugira icyo avugira imbere yawe, umuntu wese avuga izina ryawe anejejwe nabyo. Ndagushimye kubyumvise. Bana n'abaririmbyi bari buririmbira Imana, umuntu wese ku giti cye ahagarare mu mwanya we, yumve icyo uvugana nawe kandi avuga abwirijwe n'umwuka w'Imana. Ntihabe kwihimbaza gusa, ahubwo duhimbaze Data wo mu ijuru. Ndagushimye Data ko icyubahiro cyawe tukiguha, kuko turi hano kugira ngo tuguhe icyubahiro kigukwiriye. Ubane n'umuyobozi w'iyi gahunda, Mwami Yesu, ntagabanye cyangwa ngo yongere, ntayivugire ibyiwe gusa, ahubwo avuga ahimbaza Data wo mu ijuru. Ndagushimye kubyumvise. Ubane n'umwigisha w'ijambo ryawe, ntagabanye cyangwa ngo yongere, ahubwo umwuka w'Imana amuha ibyo agomba kutubwira. Watubwiye ko uzenda ku byawe akabituzanira. Iby'uyu munsi n'iby'iri teraniro ubitange nk'Imana, kandi abantu tubyakire. Uduhe kumva no kumvira, kugira ngo tubashe kurya ibyiza byo mu gihugu. Tubyambaje tubishimira mu izina rya Yesu. Amen. Katuririmba indirimbo ya 27 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Benaya baratujya imbere, mutabazi wacu Yesu. Abantu bakomeza kwinjira kandi twicare twegeranye, bituma iteraniro riba compatible. Turaza gukomera Imana amashyi tujyana n'injyana. Mutabazi wacu, mutabazi wacu Yesu, twese tumuhimbaze. Wowe ni wowe Yesu Mwana w'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Oh, icyubahiro cyiwe, Mwana w'Imana. Uhimbaze izina rye. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. icyubahiro cyiwe, Mwana w'Imana. Uhimbaze izina. Twari imbohe za Satani, twari imbohe za Satani, twari mu mibabaro, yatubohesheje imbohe. Yesu aratu
icyubahiro kibe Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ashimwe Yesu we. icyubahiro kibe icyubahiro wina uringazi Mizike gusa amashyi yacu. Imitima n'ubwenge kandi ibyo dutunze byose kandi ibyo dufite byose bibi byawe buki Yesu ashimwe, Yesu ashimwe muhe Yesu icyubahiro, icyubahiro kiwe icy'umwana w'Imana duhimbaze izina Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe icy'umwana w'Imana duhimbaze twebwe tukwijejwe cyane uko ushobora byose, mwambiwe kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuyeho. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro icy'umwana w'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe icy'umwana w'Imana duhimbaze izina. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kiwe icy'umwana w'Imana duhimbaze izina rye. Imana ibaha umugisha. Yesu niwe ukwiriye gushimirwa, Yesu niwe ukwiriye guhabwa icyubahiro. Abahageze haleluya, yemwe haleluya. Twageze imbere y'Imana, nkunda kubivuga, muririmbyi yarabiririmbye ariko na Bibiliya bivuga nugera imbere y'Imana umutima uzajya werekeza ku Uwiteka, utari ukuvaho wari uvuye hose umutima werekeze ku Uwiteka, ngo bizatuma amagambo yawe agera ku mwami neza. Rero hari abantu bagera mu rusengero bagakomeza kuba distrait, akipfumbata kandi yazanye ibiganza, ukabona ibitekerezo biracyari perdi ntibirahagera, ariko twageze imbere y'Imana kandi tunejejwe no kuba tubabonye. Imana ibaha umugisha, muvuge ngo amena. Imana irabarinze abaje n'amamodoka, tuzirikana ko hari abaturuka hirya ya Gikondo, abateze amamoto, abaje n'amaguru nibo benshi. Imana ibagejeje hano amahoro, ntago ari ku bwanyu ahubwo ni kubw'imbaraga z'Uwiteka. Mwanyemere tukamurambura ibiganza tukamuha icyubahiro umwami, iby'imbaraga zikomeye aba yakoze. Duhuze ibiganza byacu tumukomera amashyi tumushimira. Ababyeyi mwamuvugiriza impundu, umwami aba yagize neza kandi akwiriye gushimirwa, akwiriye guhimbazwa. Ibi ngibi ntago tubikora nk'umuhango, ahubwo tubikora tuzirikana neza y'Imana. Yohana we yigeze kubihishurirwa mu byahishuriye Yohana ibice 4, ngabona uburyo mu ijuru baramya Uwiteka, ngaba ibizima byikubita imbere yayo bivuga ngo urera urera, ngabakuru 24 bagakura amakamba yabo mu mitwe bakayarambika hasi bakavuga ngo hashimwe Uwiteka kuko ibyabaheho byose ariko yabishatse. Rero yabishatse namwe murahagera, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Goshe nimuze muririmbe, nimutere intambwe muririmbe, ubundi dukomeze kugubwa neza mu nzu y'Imana kandi imitima yanyu irusheho gucya.
twagize imbere y'Imana aho umuntu aharukira, aho umuntu anezererwa. Niyo uje ufite umubabaro, Umwuka Wera abasha gukora ibikomeye ukanezerwa. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro kandi mukomeze kugubwa neza mu nzu y'Imana. Abacuranzi bakomeze kubishyiramo neza, mizike yitagiye hejuru nibwo twumva amagambo neza, bikaturinda urusaku, kandi Imana irabashoboza mu bikore neza. Hallelujah. Yes. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, aye, tuzabana nawe mwami, oh, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami, oh, tuzabana nawe mwami Mana, hallelujah. tuzabana nawe mwami, mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami Mana, oh, tuzabana nawe mwami Mana, tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama. Mu birori byiza wateguye. Tuzabana nawe mwami, tuzabana, haleluya, oh, tuzabana mu birori byiza wateguye. haleluya, Tuzabana nawe mwami, mu birori byiza wateguye. haleluya. Tuzabana nawe mwami Mana.
sinzacirwaho iteka Yesu nzarimbuka Kristo yaranyitangiye aminuruwe mu bwami bw'Imana sinzacirwaho iteka jewe Yesu nzarimbuka Kristo yaranyitangiye aminuruwe mu bwami bw'Imana Kristo yaranyitangiye aminuruwe mu bwami bw'Imana yapfuye urupfu rwo ku musaraba hamwe n'amaraso menshi ku bwanjye yapfuye urupfu rwo ku musaraba hamwe n'amaraso menshi ku bwanjye nkimara kumwizera yampaye urwandiko irwo rutsindishiriza ewe nkimara kumwizera yampaye urwandiko irwo rutsindishiriza twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro twari tubayeho tudafite Imana rurema none twese tukimara kwezwa mu maraso ye twabonye umucyo w'igitangaza twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro twari tubayeho tudafite Imana rurema none twese tukimara kwezwa mu maraso ye twabonye umucyo w'igitangaza none twese tukimara kwezwa mu maraso ye twabonye umucyo w'igitangaza nituzaceceka tuzavuga ibyiza Kristo yakoze 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 tuzavuga ibyiza Kristo yakoze tuzavuga imirimo mw'amakora tuzavuga ibyiza Kristo yakoze tuzabivuga nituzaceceka tuzavuga ibyiza Kristo yakoze
Hallelujah. Twabonye umwami, umwami w'abami, umwami w'igitangaza, kuraho ibyaha by'abantu aho kubibahora, akababarira ibicumuro no gukiranirwa kwabo, ndetse akabaha n'amahoro. Twabonye umwami, umwami w'abami, umwami w'igitangaza, ukuraho ibyaha by'abantu aho kubibahora, akababarira ibicumuro, haleluya. Twabonye umwami Kristo, umwami w'abami, umwami w'igitangaza, ukuraho ibyaha by'abantu aho kubibahora, akababarira ibicumuro, no gukiranirwa kwabo, ndetse akabaha n'amahoro. ariko noneho Uwiteka wakuremye akakubumbabumba, wowe Isiraheli we, avuganye nawe witinya, nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, kuko ndi Uwiteka Imana yawe Isiraheli we. Ariko noneho Uwiteka wakuremye akakubumbabumba, wowe Isiraheli we, havuganye nawe witinya, nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe, nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, kuko ndi Uwiteka Imana yawe Isiraheli. kuko wambereye inkoramutima, ukaba uwo kubahwa, nanjye ndagukunda, nanga ingabo nyinshi zikurwanirira amanywa n'ijoro, kuko wambereye
byose Imana niyo gakiza kanje Imana niyo gakiza kanje ntabwo bazakira turi kumwe imbaraga n'indirimbo yanjye Uwiteka ukwiriye ishimwe Mana we usingizwe izina ryawe rishyirwe hejuru ibihe byose kuko wambereye inkoramutima nanga ingabo nyinshi zikurwanira kuko wambereye inkoramutima ukamuha kubaha nanjye ndagukunda nanga ingabo nyinshi zikurwanirira amanywa n'ijoro turirimbira Uwiteka kuko yakoze ibikomeye dushyire hejuru imirimo y'amaboko ye uwera wa Isiraheli uri hagati yacu arakomeye turirimbira Uwiteka kuko yakoze ibikomeye dushyire hejuru imirimo y'amaboko ye uwera wa Isiraheli uri hagati yacu arakomeye turirimbire Uwiteka kuko yakoze ibikomeye dushyire hejuru imirimo y'amaboko ye uwera wa Isiraheli uri hagati yacu arakomeye uwera wa Isiraheli uri hagati yacu arakomeye Isiraheli uri hagati yacu umwami twise uri hagati yacu tumubahe harakomeye uwo mwami uwo twizeye uwo twirigiye tumubaha harakomeye uwo twaje gusenga uyu munsi twizeye harakomeye uwo twizeye arakomeye reka tumukomere amashyi tumushimira gukomera kwe uwo twizeye arakomeye ni umwami wacu ni Imana yacu hahirwa ishyanga Uwiteka abereye Imana turahirwa kuko Imana yacu ikomeye tugeze mu mwanya mwiza wo guhana ikaze wabareba ukuntu mwicaye muraberewe cyane munyemerere twakire umushumba wacu atambuke dukomera Imana amashyi tumwakira nawe adufashe kwakira iri teraniro aradusuhuza ubundi tumwakire akomeza adufashe kwakirana haleluya 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 turamwakire mu izina rya nde Yesu Kristo amen reka duhane ikaze sabe korali Goshen korali Hermon Benaya worship team muhaguruke musuhuze iteraniro amen murakoze cyane reka nanone dusabe abakristo bose b'itorero rya Sejemu nimuhaguruke musuhuze iri teraniro gatatu amen mwicare mugubwe neza twakire protocol abadiakoni mpuzabikorwa namwe aho muri abari mu mirimo abicaye mu materaniro muhaguruke murambura ibiganza musuhuze iteraniro twihuse amen murakoze cyane reka kandi nanone
twakire abashyitsi bari hagati mu iteraniro, namwe bashyitsi nimuhaguruke tubakire batavuye i Nyamagabe. Abashyitsi dukomere Imana amashyi menshi cyane. Nabasabye ko mujya mukoma amashyi, Imana yiba yakoze umurimo ukomeye yararitse. Nimudusuze kabiri gatatu. Amen. Imvugo yanyu iratwereka ko hari abaje bwa mbere, hari abamaze igihe, ariko tubaha ikaze. Reka twakire abakozi b'Imana dukorana umurimo aha, ariko mbanze nakire famiye Gakomeye na madamu dusuhuze. Amen. Bari bamaze iminsi, ariko turashimira Imana ko twongeye kubabona aha iwacu CGM. Imana ibaho umugisha. Mushumba Jean Jacques suhuza iri teraniro. Mwarimu Damascene suhuza iteraniro. Mwarimu Claude suhuza iteraniro. Turi kumwe n'abashyitsi, sabe mushumba waje ayoboye abantu benshi, turi kumwe kuva ejo. Mushumba mutambuke muze mudusuhuze kandi mutwereke nabo muri kumwe, tubaha ikaze. Ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye ni Uwizeyimana Onesifore. Ndi umupasiteri uyobora itorero korari yaturutseho nsaba ngo bahaguruke. Iyi ni korari Erayo iririmbira ku itorero rya Sumba. Sumba ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe. Iyi korari niho yaturutse. Nibarambura ibiganza basuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana ibaho umugisha. Turi kumwe na Pastor Joseph abasuhuze mu izina rya Yesu. Mwarimu Innocent nawe nabaramutse. Edouard Munyangabe ni umukozi wa paruwase ushinzwe ibikorwa. Turi kumwe n'abandi kandi ari abo twazanye baturutse Nyamagabe, ari n'abari hano muri Kigali bamenye yuko turi hano bakaza kudufasha umurimo ndetse no kuturamutsa. Naba aho bicaye bahaguruka bakasuhuza iteraniro. Namwe nimurambure ibiganza musuhuze iteraniro mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Ngira ngo abenshi bicaye hariya aho korari iri, ababishinzwe baraza kureba niba n'abandi bari aha ngaha baza hariya, ariko nibatanahajya bose ikiri ngombwa nuko igikorwa cyatuzanye ari kimwe kandi Imana ikaba idushyigikiye. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka twakire n'abandi benshi bari gukurikirana iri teraniro mu buryo bw'ikorana buhanga. Turabakiriye mu izina rya nde? Ibi turabikesha Imana. Nimuhaguruke tuyakire tuyikomera mu mashyi, tuyishimira. Ababyeyi bayivugiriza impundu amashyi menshi. Imana turayishimiye, yaturinze uburwayi, yaturinze impanuka, yaturinze ibyago n'amakuba, yaturengeye. Turayishimiye. Imana ni ishimwe. Turambura ibiganza byacu tuyihaye icyubahiro. Nigubwe neza. Amen. Rimwe kabiri gatatu. Nani baho umugisha hamwe natwe turabishimiye.
kandi turabakunda. Amen. Uwo muri kumwe muhobere, uri iburyo uri bumoso, niba utazi n'izina rye mubaza ngo witwa nde, nurangiza umubwire ngo nkwifurije umugisha w'Imana n'ibihe byiza mu nzu y'Imana. Muryoherwe. Imana ishimwe. Gosheni mutambuke, ni indirimbo nta korasi, ducunguza uburyo umwete barivyo bagosheni ko mudahaguruka, tukomeje kugubwa neza mu nzu y'Imana. Aha ni ahantu haba ibyishimo, ujye ugerageza kunezerwa wageze imbere y'Imana. Ni indirimbo imwe nta korasi, harahita hakurikiraho Elayo, ni indirimbo ebyiri. Yesu abahe umugisha. iyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshye n'inyangamugayo izabikora iduhamagara iyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshye n'inyangamugayo izabikora amateka y'umwami wacu atwemeza ko
rugo no mu giro umwami twamubonye akora nigeze adubona twaramutabaje ubwo twari dushobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu twaramutabaje ubwo twari dushobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu kandi ubwo bwiyebe gateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije kandi ubwo bwiyebe gateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana gira ukuntu wari umushumba yahinduka umwami gira ukuntu wabona urubyaro ku myaka 90 gira ukuntu wabana n'intare ntikurye kandi ishonje ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo gira ukuntu wari umushumba yahinduka umwami gira ukuntu wabana urubyaro ku myaka 90 gira ukuntu wabana n'intare ntikurye kandi ishonje ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo Imana irakora imuseruka rukanze irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye impundu tuyivuge neza yishime inezerwe Imana yacu irakora imuseruka rukanze irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye impundu tuyivuge neza yishime inezerwe Imana yacu irakora imuseruka rukanze irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye impundu tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime Imana yacu tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe
Imana tuyitamire igubwe neza inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe ababyeyi muyivugirize impundu abagabo muyivuge imyato tuyivuge neza yishime inezerwe Imana inezerwe inezerwe Imana inezerwe inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Hallelujah. Sezerano ry'Imana iraririnda Sezerano ry'Imana iraririnda Sezerano Sezerano ry'Imana iraririnda Sezerano ry'Imana iraririnda Isezerano Sezerano ry'Imana iraririnda Sezerano ry'Imana iraririnda kuva kera ibyo yavugaga byose yarabisoje kuko atari umuntu wibeshye kuva kera ibyo yavugaga byose yarabisoje kuko atari umuntu wibeshye yasezeranisha Aburahamu kuzaba sekuruza w'amahanga Yasezeranije Abisirayeli kuzaba Kanani gakondo. yasezeranisha Aburahamu kuzaba sekuruza w'amahanga Yasezeranije Abisirayeli kuzaba Kanani gakondo. ayo masezerano ibuka isezerano rye iminsi yose ayo masezerano ibuka isezerano rye iminsi yose ishaje yategetse agibuka ishambo yategetse haleluya twese ishambo yategetse agibuka ibihe ibihumbi haleluya amen Hallelujah.
tegereza kukwiringiye adakorwa n'isoni namba isaha yawe ntirenga cyangwa ngo ibureho namenye neza kukwiringiye adakorwa n'isoni mwami wanjye isaha yawe ntirenga nta nubwo ibureho erayo turabizi kubiringiye Imana adakorwa n'isoni namba isaha yategetse ntabwo irenga nta nubwo iburaho nanjye nzategereza icyo Imana yambwiye izagikora haleluya Imana ishimwe nanjye nzategereza icyo yambwiye azagikora nzategereza icyo yavuze kizasohora nanjye nzategereza icyo yasezeranye azagikora nzategereza icyo yavuze kizasohora nawe tegereza amasezerano yayo azayasohoza haleluya Imana yacu ntabwo ikibeshya nawe tegereza ibyo Imana yakubwiye izivuguruza nawe tegereza haleluya simbukaho gakeya gutya twageye hariya ku ruhande twimana icyubahiro twageye hariya guma mu mugambi w'Imana witegereze ibyo Imana yakubwiye izabikora nawe tegereza ibyo yakubwiye izabikora iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa Imana yacu yuzuye ubuntu n'ibambe ibyo idukorera biraturenga iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa Imana yacu yuzuye ubuntu n'ibambe ibyo idukorera biraturenga ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa Imana yacu yuzuye ubuntu n'ibambe yuzuye Hallelujah. ishobora byose iyo Mana nta kibazo kurogoya umugambi wayo
gusohoza yita ku badafite shinge na rugero kandi ntirengagize gusenga kwabo iramburira amaboko abakene kandi n'indushyi izigirira ubuntu iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa imana yacu yuzuye ubuntu n'ibambe ikidukorera biratureba iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa imana yacu yuzuye ubuntu n'ibambe ikidukorera biratureba Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo iri mu ruhande rwacu turashinganye yaducunguye ikadukura mu maboko y'umwanzi n'inyembaraga kandi irihagije yaduhetse kera ikaduterura tukivuka imbisi zarinda ziburuye zikiduhetse itubundikiza amababa yayo yuzuye urukundo kandi n'ingabo yayo iradukingira iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa imana yayo yuzuye ubuntu n'ibambe ikidukorera biratureba iraduhetse ku mugongo wayo iterwa isoni no kwitwa imana yayo yuzuye ubuntu n'ibambe ikidukorera biratureba iraduhetse ku mugongo wayo ntacyo tuzaba turi kumwe nayo iraduhetse ntacyo tuzaba turi kumwe nayo iraduhetse ku mugongo wayo ntacyo tuzaba turi kumwe nayo iraduhetse ku mugongo wayo ntacyo tuzaba turi kumwe nayo 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 ntacyo tuzaba turi kumwe nayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iraduhetse ntacyo tuzaba ubwo turi ku mugongo wayo. Amena. Kandi yadusezeranije yuko imbizi zarinda ziburuyenzi ikiduhetse. Mwanyemerera tukayishimira tuyikomera amashyi. Bamwe irabahetse bageze mu zabukuru, yabahetse guhera icyo gihe bakivuka, bamaje kugera muri cya cyiciro cy'abashesha kanguhe, ariko n'abana bato barimo baravuka. Iri ni isezerano ryambukiranya, rifata generation rikajya ku zindi generation. Imana izaduheka kandi n'ukuri yarabikoze. Hari igihe umuntu yakwibwira ko ari umuhanga akora ibintu bigakunda, ariko burya ntago ariko bimeze, ahubwo nuko Uwiteka bari kumwe nawe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Yemwe izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. N'ukuntu Musa biragaragara yuko Imana ibahetse. Ni imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. Protokole begeze ibiseke hano dushimira Imana.
Imana ikwiriye gushimirwa mu iteraniro ry'abera. Muri ibyo Zaburi yaravuze ngo tuyishimire iby'imbaraga yakoze, tuyishimire gukomera kwayo gutangaje. Imana ikwiriye gushimirwa. Iteka turabivuga, bino ntago tubivuga, nta nubwo tubikora kugira ngo bimenyerwe, ahubwo Imana ikwiriye gushimirwa. Kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza, imwe mu byo yaturemeye harimo kuyihimbaza. Mwikirize ngo amena. Benaya nakaba ndimo ndabivuga mutambuka, tugiye gutanga amaturo y'ishimwe, noneho dushimira Imana twitegura no kuza kumva ijambo ry'Imana. Erayo Imana ibaha umugisha, kuko icyo yavuze iragikurikirana ikarinda igisoza. Imana niyo kwizerwa, kandi nawe ufite ibihamya by'uko ariyo kwizerwa. Nubwo wenda ibyo yakubwiye byose bitarasohora, ariko ushingiye ku byasohoye, Imana niyo kwizerwa. Mugiye gutambukana amaturo yanyu. Abakoresha telefone bafite amafaranga mu buryo bwa telefone barakoresha kode ziri kuri iriya momo ya y'urupapuro rw'umuhondo. Urabanzaho ya mibare akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 077 ushyira akanyenyeri ushyireho ituro ryawe. Kubikora neza twubahiriza umwami, kandi mbasabe mu cyubahiro cyanyu n'ikimana mu jejuru tubikore duhagaze, kugira ngo tuze kumara umwanya twicaye twumva ijambo ry'Imana. Mutambukane amaturo yanyu, ducunguze uburyo umwete. Niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana, niwigeze udusiganamba, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana. Subisha amaso inyuma, ahandi navuye harimo umubabaro n'agahinda, nibyo ngomeye kunitiriza, navuze rimwe gusurumba, Uwiteka urahambaye, warangaburiye, waranyambitse, ntacyo naburiye mu maboko yawe, warangaburiye, waranyambitse, ntacyo naburiye mu maboko yawe. Subisha amaso inyuma, ahandi navuye harimo umubabaro n'agahinda, nibyo ngomeye ko nitiriza, navuze rimwe gusurumba, Uwiteka urahambaye, warangaburiye, waranyambitse, ntacyo naburiye mu maboko yawe. Twagendaniye, twagendaniye Yesu we, niwigeze udutererana, niwigeze udutererana. Imana ishimwe, ntabwo yadutererana kuko iraduhetse ku mugongo wayo. Tugeze mu mwanya mwiza, tugiye kumva imvugo yayo mu ijambo ry'Imana. Abagitanga amaturo y'ishimwe, Yesu abaho umugisha, n'abagikomeje kubikora kuri telefone, Yesu abaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Benaya namwe muture kuko twabikoze muri uwo muraririmba. Imana ibaho umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Reka nsabe umushumba Jean Jacques atambukane n'umwigisha amusengere, twumve ijambo ry'Imana. Mugubwe neza, mwumve imvugo y'Imana. Tumaje kuririmba, turayinezeza, turayibwira. Reka natwe ituganirize twumve icyo itubwira. Uwiteka Imana yacu turagushimiye uko
ukwiriye gushimwa, ukwiriye guhabwa icyubahiro, kandi uri uwo kwizerwa ibihe byose, kandi ibyo tubibonera mu ijambo ryawe waduhishuriye kugira ngo ritubwire uwo uri we, natwe twimenye tumenye n'icyo dukwiriye gukora. Tugushimiye umukozi wawe watoranije kugira ngo umucishemo iby'iyi mitima ikeneye, umushyigikire ubane nawe, kandi urwanye ikintu icyo ari cyo cyose cyahagurukira kurwanya ijambo ryawe, ucecekesha ibirwanya izina ryawe byose kugira ngo uhererwe icyubahiro muri iri teraniro. Bana natwe kugira ngo buri wese ave hano abonye icyo wagambiriye kumuha mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Katwongere dusuzanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Abaje nyuma wenda bamaze kutwakira, amazina yanjye nitwa Joseph Twagize, ndi pasiteri muri paruwasi ya Sumba aho korali Elayo yaturutse. Nanjye ndi umuririmbyi muri korali Elayo, niho nakuriye, nibo bantoje kuvuga ubutumwa, nibo bandeze ndakura. Hanyuma itorero naryo riravuga riti ujye udufasha no mu zindi nshingano, Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tuganire kubw'umwanya wacu, abari mutoya tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo nubwo twakijijwe kubw'ubuntu ariko imirimo yacu nihamya yuko Imana hari icyo yakoze. Haleluya. Dufite intego yo gushima Imana kuko Imana ariyo yabikoze, kandi ejo baratuganirije nimugoroba baratubwira ngo dukwiriye kwibuka cyane amateka, tugasubira kera hacu, ntiturebe uyu munsi gusa, kubera ko akenshi iyo turebye uyu munsi honyine ntabwo tubasha kubona imirimo y'Imana, ariko iyo turebye kera tukahuza n'uyu munsi tubona neza icyo Imana yakoze. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire umwanya uringaniye kuri iyi nsanganyamatsiko. Turifashisha ibyanditswe byera dusanga mu rwandiko rwa Yakobo ibice byaho 2 duhereye ku murongo wa 14, ni ku rupapuro rwa 234 mu isezerano rishya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe iby'umubiri ukennye? Byavura iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, jeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa? Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe, kwatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Muvuge ngo amen. Reka mbibutse intego dufite muri iki giterane, iri muri Zaburi 52 umurongo wa 11, haravuga ngo nzagushima iteka kuko ari wowe wabikoze, nzategerereza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe kuko ari ryiza. Imana ishimwe cyane. Naya magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya mutoya. Hanyuma kuri insanganyamatsiko nababwiye ivuga ngo nubwo twakijijwe kubw'ubuntu ariko imirimo yacu niyihamya yuko Imana hari icyo yakoze. Uyu munsi
abantu bose cyangwa se benshi ubabajije cyane ko nk'ubu turi mu mpera z'umwaka ukababaza ngo ese hari icyo ubona Imana yakoze mu ruhande rwawe mu buzima bwawe, umuntu wese ndatekereza neza ntashidikanya n'uwo wasanga uyu mwanya ari mu kabari ari manywa yasinze yakubwira ngo Imana ni nziza, yakubwira ngo Imana niyo yahabaye, Imana niduhaye kurama, niyo itumye dusoza umwaka, kandi ni nayo izaduha no kurya umwaka utaha. Ibyo ngibyo abantu twese cyangwa se hafi ya bose tubihuriyeho, nta muntu n'umwe wabaza ngo akubwire ngo nta Imana yakoze. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire twebwe ku ruhande rwacu, twebwe ab'Imana yaremye. Niko ijambo ryatubwiye, wacu uyoboye yavuze ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, iyi Imana yiteguriye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Uyu munsi wa none ndagira ngo twongere twibukiranye ni gute dukwiriye gushima Imana, ni iki kintu gikwiriye kugaragaza neza yuko muri izi mpera z'umwaka cyangwa se mu buzima bwacu duhamya, twemeza, tuzirikana yuko hari icyo Imana yakoze. Iyo usomye neza Bibiliya itubwira neza kwizera, kandi uyu munsi nusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ayo magambo abantu benshi turayazi, kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Hanyuma ibyiringirwa ni ibice muri ubu buzima. Icyambere twebwe nk'abizera twiringira muri Kristo Yesu yuko twababariwe ibyaha. Ejo mwarimu arimo twigisha yaduhaye ku buhamya gatoya, hanyuma aratubwira ngo dukwiriye kwibuka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'ubuzima bw'umwuka, dukwiriye kwibuka abo twari uyu munsi. Hanyuma umuntu yasanga uyu munsi yaragiriwe icyizere akaba ari umukristo mu itorero, yemewe, ajya kwigaburo, ari umuririmbyi uririmba, ari umudiyakoni, ari mwarimu, ari umushumba. Hanyuma uyu munsi yakisanga muri iyo mirimo itandukanye kubw'icyizere yagiriwe n'Imana, akavuga ngo n'Uwiteka wabikoze, ubundi amateka yanjye ntabwo yazaga kunyemerera kuba mpagaze aha ngaha. Twizera muri Kristo Yesu yuko twababariwe ibyaha kubera ko twari abanyabyaha. Niko ijambo ry'Imana rivuga, niko Pawulo yanditse ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twari abanyabyaha babi cyane, ariko muri Kristo Yesu twizeramo imbabazi. Niyo mpamvu uyu munsi iyo tugenda ntabwo twishinja yuko twari abasambanyi cyangwa abasinzi, ahubwo tugendana imbabazi za Kristo. Hanyuma kubw'izo mbabazi tugashimangira ko turi abana b'Imana. Muri Kristo Yesu twizera yuko mu maso y'Imana turi abakiranutsi. Muri Kristo Yesu twizera yuko ibyadutwazaga igitugu, ibyatuneshaga, ibyo twari imbata zabyo, uyu munsi tutakiri imbata, ahubwo turi imbata zo gukiranuka. Ko ni ukwizera. Hanyuma reka nongeraho kandi kumenya ibyiringirwa udashidikanya. Muri ubu buzima dusangiye twese nk'abatuye isi, twiringira yuko ejo hahari. Nubwo uyu munsi wabona imirabyo irabya, inkuba zigakubita, twebwe abakijijwe, twebwe abizera, twiringiye, twizeye neza ko muri Kristo harimo ubuzima. Batwigishe mu gitondo ngo Kristo niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba, niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu bw'igihe cya none n'ubw'igihe kizaza. Hanyuma uyu munsi wa none ibyo byiringiro tugendana, tukumva n'umwaka utaha uhari, tukumva n'ubuzima bukomeje, tukumva abana baziga, tukumva tuzakora imirimo, tukumva tuzacuruza, tukumva bizakunda. Ibyo byiringiro tugendana ndabizi ni iby'ukuri, ariko si uyu munsi ubihamisha iki ko bihari, ubigaragaza ute ko bihari? Niyo mpamvu navuze ngo twongere twibukiranye ko imirimo yacu ari ihamya yuko Imana hari icyo yakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Nibyo uyu munsi kuko
Imana ireba mu mutima, ibasha kumenya neza yuko wizeye, yuko wakijijwe, yuko wahindutse, yuko wavutse ubwa kabiri, yuko uri icyaremwe gishya. Ariko kandi nanone Imana ikeneye kukubona mu buzima bwawe bwa buri munsi, uhamiriza abantu bose yuko uriho kubw'Imana, ubuzima bwawe bwose ubukura kuri Kristo, haba mu by'umwuka, haba mu by'ubugingo, haba mu buryo bw'umubiri. Ukwiriye kuba uyu munsi wa none ubuzima ubayemo buhamya neza mu buryo budashidikanya yuko Imana ariyo yabikoze. Yakobo yandika urwandiko, yatanze urugero rwiza, aravuga ngo niba habonetse mwene data uvuga ngo jewe ndashonje, nambaye ubusa, simfite ibyo kurya by'uyu munsi cyangwa iby'igihe kinini, hanyuma warangiza umwe muri twe akambwira ngo noneho genda ususuruke uhage, ariko atamuhaye ibyo kurya, atamuhaye ibyo kwambara, ngo mbese byavura iki, byamara iki? Hari icyo byamarira uwo muntu ubwiye gutyo? Aravuga ngo uko niko no kwizera yo kuri konyine kuba gupfuye cyangwa se kuba kudafite icyo gusobanuye. Aravuga ngo ndetse byashoboka yuko haboneka umuntu uvuga ngo jyeweho mfite kwizera, undi avuga ngo njyewe mfite imirimo ihamya kwizera, ngo hanyuma nawe nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, njyewe ndakwereka ukwanjye guhamywa n'imirimo. Ngo wizera ko Imana ari imwe rukumbi, ngo nibyo koko, ngo ariko n'abadayimoni nabo barabyizera, ngo ndetse bagahinda imishyitsi. Uyu munsi ndagira ngo wongere utekereze neza, kwizera kurahari, ariko se guhamywa n'iki, gushimangirwa n'iki? Kavuga ibintu bitatu hanyuma dusenge. Icyambere, imirimo ni ngombwa mu buzima bw'abizera, kubera ko ubukristo butagira ibihamya, butagira imirimo, butagira ibintu bibwemeza, ntabwo bubaho. Buriya n'umuntu nakubwira ngo akora mu kigo runaka, uzasanga kenshi hari ikirango afite, hari abagira imyenda ibyemeza. Iyo umuntu akubwiye ko ashinzwe umutekano atambaye umwenda w'ako kazi, ushobora kumubwira ati oya ntabwo mbyemera, waba ushaka kumuhohotera wiyita ko ushinzwe umutekano. Hanyuma umuntu wese ukora uwo murimo aba afite umwambaro w'akazi akora. Icyambere gituma dukwiriye kugira imirimo, nuko imirimo inezeza Data wo mu ijuru, ishimangira yuko dukunda Imana, tuyumvira ndetse dushyigikiye ubwami bwayo. Imirimo dukora, reka mbabwize ukuri, umuntu wese wakinjira muri urusengero cyangwa wagera hano anatambutse ku muhanda ngo iyi nyubako ikorerwamo iki, bakamubwira ngo iyi nyubako ni urusengero rwa ADEPR Gikondo CGM, arabatarika aba bantu kuko ntabwo ari Imana yaraye yubaka. Ndatekereza ko mutabyutse ngo murusange hano. Ntabwo Imana mwaje mu gitondo kubw'umurimo wayo ngo musange yateretse urusengero hano, ahubwo mwebwe ubwanyu kubw'urukundo mukunda Imana, kubw'uko mwemera yuko Imana ari Data, kubw'uko mwemera yuko Imana yababyaye, mwaravuze ngo dukwiriye kubaka inzu yo kuvugiramo izina ry'Imana. Hanyuma umuntu wese atitaye ku bibazo bye, ahubwo akavuga ngo jewe nanjye ndumva shaka yuko inzu yitirirwa izina ry'Imana, nanjye ngira icyo nyikoraho. Icyo ubwacyo kinezeza Imana. Mpereye aho ngaho, imirimo dukora yo gutura, kuzana amaturo mu nzu y'Imana, gutanga kimwe mu icumi, gushima, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, kuremera abakene, ni imirimo inezeza Imana. Imana ngo umunsi umwe, niko birivuga, iyo usomye muri Yobu, ngo Imana yari imitembera, ngo hanyuma ihura na Satani, ibaza Satani ngo se uvuye he? Timvuye kuzerera mu isi.
Imana ibaza Satani ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu mwaba mwahuye? Satani bati namubonye. Ati namubonye. Wamubonye ko akiranuka mu bintu byose? Ati ye. Reka ngarukira aho ngaho. Imana ikunda ko muri ubu buzima iyo utambutse ahantu abantu bose cyangwa se ababasha kureba bagira umwanya wo kwireba no kwitegereza bavuga ngo ariko uyu muntu azi Imana, uyu ni umuntu w'Imana, uyu muntu yamenye Imana, uyu muntu afite gukunda Imana muri we. Imana ishima yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu miryango yacu, mu ngo zacu, mu tuzi dukora dutandukanye, ku misozi aho dutuye, muri business zacu zitandukanye, Imana ishima, inezezwa cyane no kutubona twitwara nk'abana b'Imana. Icyo nicyo cyonyine cyagihamiriza Imana n'abatureba yuko Imana ari yagize gute yabikoze. Nibyo Imana yarakoze, yaratwambitse, yaratugaburiye. Bana barize, bandi bararangije, bandi babonye amadiplome, bandi babonye akazi, bandi babonye ibishoro, business ziratangira zigenda neza, baracuruje barunguka. Mushumba arimo tuganiriza yatubwiye ngo ntabwo hano ariho hahindutse, ahubwo abantu ba hano nibo bahindutse. Mpita mbyumva, ndavuga ati bahindutse mu buryo bwa kashi kabisa. Rusengero rumeze gutya rucanye, aya matara arahenda, ubu n'umuriro uri kugenda, uburege mbega iri kubara. Mwarakize. Haleluya! Kinigihamya yuko hari ibyo Imana yakoze mu mibereho yanyu. Yo mutaza kuba mufite ku mafaranga ntibyari gukunda. Ntabwo uru rusengero mwarwubakishije amasengesho gusa, mwarasenze muranakora, mukora mu butunzi. Icyo ni ikintu cemeza yuko mbega hari icyo Imana yakoze. N'umuntu ageze hano batariko kamemu ati aba bantu iyo urebye ubona ko hari icyo Imana yakoze. Tese kubera iki? Ati wabonye urusengero bafite? Imana irabikunda cyane. Niba Imana mushumba yatubwiye ngo Imana iyo ugenda muhamugendana, niba Imana igitambuka hano muri quartier ikaganiriza nk'imitima y'abantu bari kuhatambuka badasengera nka hano, hari igihe babwira ati mwabonye ahantu bansengera se abana banjye? Mu bitekereza ikabasura ikababwira ati aba ni abana banjye bakoze ibi, ndabemera mbabikiye ubwami. Haleluya! Imirimo dukora inezeza Data, nk'uko natwe abari hano abagize umugisha wo kubona urubyaro. Nta muntu n'umwe wanezezwa no kubona umwana yabyaye ari umunebwe, ntacyo ageraho, nta terambere agira. Byababaza umubyeyi wese, byababaza umubyeyi wese, byababaza umubyeyi wese. Umubyeyi wese bayifuza. Reka mbabaze, nta muntu uri hano wavuga ati yewe ati wa mwana wa musore utobora amazu muri Kigali ati ni umuhungu wanjye? Nta muntu n'umwe. Uwa waragize ibyaga akabyara umwana akajya mu gico cy'amabandi, nta muntu n'umwe wajya hariya ngo avuga ati ka gahungu mubona ejo bundi ribu yafashe n'akanjye gatobora amazu. Oya. Ariko nk'umuntu wabyara umwana akaba nka gitifu umurenge, njyewe umuhungu wanjye aririmbamo hano aracuranga. Ejo twicaranye n'umushumba nari kujya matse wamubonye umuhungu wanjye uri gucuranga, mbega nk'abati se uriya ni uwanjye. Ejo twicaranye n'umushumba wa hano nkamubwira ati arega uriya wari uri gucuranga ingoma akaba agiye no kuri sente, ati nyine ni uwanjye. Haleluya! Mbega nanjye mbangira ngo bamenye ko ari uwanjye. Mbangira ngo bamenye ko ari uwanjye, ko nabyaye umucuranzi. Imana nayo ibishaka ngo abantu bose bamenye ko ariyo yatubyaye, kandi babimenyeshwa n'imirimo yacu, babimenyeshwa n'imbuto twera, babimenyeshwa n'imyitwarire, babimenyesha n'uko tubayeho. Nibyo bibwira abantu ngo bariya ni urubyaro rw'Imana. Imana ibaha umugisha. Icya kabiri, imirimo dukora yemeza batubona yuko mu rugo rw'Imana tutari ibibyarwa, ahubwo turi bene urugo. Imirimo dukora y'abantu bayibonye ntabwo bashidikanya ko bakubonye uririmba, barabati ni ukuri pe, wa mukobwa burya ni umukristo koko, wa mugabo nibyo yarakijijwe. Abantu tuziranye twabanye muri kaminuza kugeza 2006,
uyu munsi wa none niyo duhuye hanyuma barambwira ngo Joseph uko biri kose ubwo wabaye pasiteri ntabwo waba ugisinda ko narasindaga 90 ikarangira. Hanyuma bakambwira atariko ukuntu tukuzi ntiwabaho utanywa byeri. Ati buriya kubera ko iri torero ryacu niko umushumba atubwiye iyo umuntu atitwaye neza riramwirukana cyangwa riramutenga rikamugaye. Kubera ko mugayana ntabwo wajya mu kabari buriya ukanywera mu rugo madamu akakakuzanira agashyira mu cyumba ukakanywa bucece nk'imfura. Ati kuko ntiwabaho utanywa. Nanjye natekereza inyota n'icyaka nagiraga nkaba atari kundi bira ko byashoboka ko mbaho ntanywa koko. Nkaba ati ntibibaho, ntabwo bibaho ubundi. Ariko Yesu wabikoze akamfata akampindura we ntanywa, ubundi cyaka nagiraga nticyashiraga. Ariko Yesu wamamagaye, Yesu wankuye mu byaha akamagakiza we ntanywa. Niyo Pawulo yavuze ngo noneho si jyewe uriho ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Yari yisubiyemo ngo kundi Pawulo jyewe Sawuli wiyizi byashoboka je warenganyaga itorero ngakurubanira abantu mu rukiko no muri gereza, hanyuma uyu munsi ni ngewe ndimo mporwa kuvuga Yesu. Arango ntibyakunda burya si jyewe je narapfuye uriho ni Yesu uri muri jyewe. Muramburira Imana amaboko muyihimbaze. Uyu munsi ibaze mu mutima wawe ubaze ariko abantu bambona, abantu duturanye, abantu dukorana muri business, abantu tujyana Dubai, abantu tujyana mu Bushinwa, abantu tujyana kurangura hirya no hino hatandukanye. Hanyuma uyu munsi wa none iyo barimo bamvugaho bavuga ko ndi ikibyarwa n'umwana mu Kinyarwanda. Nubwo ntari umuhanga mu Kinyarwanda cyane ariko ikibyarwa bavuga ko n'umwana umuntu yagiye gushakana mu rugo. Mbega kubera ko mu mategeko baravuga ngo umwana wese uvukiye mu rugo cyangwa se basanze mu rugo rurimo umugabo muri urwo rugo ni wese uwo mwana. Hanyuma rero hari igihe rero abantu bavuga atariko uyu mwana ati imico ye n'ingeso ze n'imvugo ye n'imyitwarire ye, ati uyu mwana avuka muri uru rugo rwo kwa runaka, abantu bo kwa runaka ko runaka ari imfura, uyu mwana yavuye hehe? Ibaze ese uyu munsi abantu batubona, abantu batuzi, abantu duhura nabo bemeza ko mu rugo rw'Imana turi abo muri urwo rugo cyangwa badushidikanyaho? Ni igisubizo wiha hanyuma tugiye gusenga. Icya gatatu usorezaho mbere kugera ku cya gatatu, imirimo yemeza abatubona yuko mu rugo rw'Imana ibyo tuhakorera ari twe tuzabiragwa kuko dukora nk'abikorera. Haleluya. Niyo mpamvu nuzaza mu nzu y'Imana ukumva umwuka araguhata gukora umurimo w'Imana, nashaka azaguhate kugurira Pasiteri Joseph costume, oya ndayafite, ariko naguhata uzayizane nayo nzahita mvuga ngo Imana iguhe umugisha. Ese byose ifite amakositime, ariko umwuka naguhata ati Pasiteri Joseph mushyira costume ivuye Dubai. Ntuzavuge ngo se ko yabagize menshi kandi ngewe mfite makeya, kubera yuko twebwe dukora nk'abikorera. Hanyuma iyo abantu batubonye tudacika intege, nabonye ukuntu hano mwitabira niba ture Mana y'isi n'ijuru, ndabatari ku bundi buriya byagenze gute? Ntabwo ari mwe murakora nk'abikorera muri mu rugo kwaso, niyo mpamvu mudasigana, niyo mpamvu oya nta kintu cyabaca intege na gitoya, kubera ko mu rugo imirimo mukora ni iyanyu, umusaruro uzavamo ni umurage wanyu, ni ibyanyu, nta wundi bizaragwa, ni ibyanyu. Haleluya. Niyo mpamvu ku manywa na nijoro uko mubonye uburyo mugiye mukora neza.
cya gatatu itwemeza natwe ubwacu yuko twakijijwe. Shoreje kuraka imirimo dukora natwe ubwacu itwemeza yuko twakijijwe. Ngewe uyu munsi iyo ndimo umuntu idene yarangurije nkamubwira ngo nzakwishyura tariki runaka, iyo igeze ntarabona ubwishyu musaba imbabazi ndamwira ati mbabarira ya tariki ndabona igeze, ariko ndabizirikana. Ariko kera ntarakizwa najyaga mu kabari kubera inyota nagiraga nkiri muri kaminuza, nabona nyirakabari arangaye nanjye nkayembayemba nkihuzahuza nkareba ko nanyererana, ayo nari kwishyura amacupa 2 nkajya gukomereza mu kandi, kuko inyota yabaga iri kumbwira turararupfuye nutanywa irya gatatu kandi ntayo mfite. Hanyuma nkibaza umuntu wamburaga akabari uyu munsi mba nambura abantu bangana gute. Nkavuga ngo niba ntambura abantu uyu munsi naramburaga n'utubari, ndabatuzi ko nakijijwe koko. Uzi ko nakijijwe? Tugiye gusenga. Hanyuma waganiriye n'umutima wawe wawubajije uyu munsi imigendere yawe, imyitwarire yawe, imbuto wera, ubuhamya bwawe, imirimo itandukanye ugaragaramo. Ese ni imirimo inezeza papa, ni imirimo inezeza data? Nibyo umunsi twizeye Kristo twahawe kuba abana b'Imana ndetse mu buryo budasubirwaho. Ariko uyu munsi ibaze mu rugo rw'Imana uri mu kihe cyiciro cy'abana, uri ku kigero cy'abana bari gutuma ababyeyi bagira ishema, bari guhesha papa ishema, aho utuye, aho ugenda, aho wiga, muri business zawe. Mbega papa wo mu ijuru, Imana data wa twese mwiza, Imana yatujaye muri Kristo Yesu kubw'ijambo ryayo, uyu munsi wa none hanyuma iri guhabwa icubahiro mu byo ukora. Si uyu munsi wa none hari abantu bemeza ko urugo bakubonyemo rw'Imana hano mu itorero witirirwa izina ry'Imana. Hari abantu bemeza yuko utari ikibyarwa ahubwo uri mwene urugo. Wowe ubwawe se wihamiriza ko wakijijwe? Imana ibaho umugisha. Hanyuma niba hari icyifuzo ugize ukavuga ngo muri ibyo bitatu hari ikintu usanze nkwiriye gusaba Imana ikanshoboza, hanyuma kuba umwana aho uri umwana, niba uyu munsi warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko tugiye gusenga. Hanyuma ubwira Imana ngo Mana ndashaka kuba mu ciciri cy'abana batarangwa n'amakosa. Ubundi abana barakosa, ariko iyo umwana ukuze, ubundi nanjye ndacyari umwana kuko ufite ababyeyi, ufite papa na mama, ariko amakosa nakoraga kera ntabwo nkiyakora. Reka da, ahubwo ubu ngubu ndi mu bajyanama ba muzehe, nkambwira ati muzehe rero turabona mbega tukajya inama tukaganira. Ariko kera ntabwo ariko byari bimeze, nabaga nkubagana cyane. Hanyuma uyu munsi rero uri mu kihe ciciri, ugeze ku kigero. Dusenga tugiye kubwira Imana ngo Mana turabana mu rugo, ariko turifuza kuba abana umuntu wese abona ko bati n'ukuri aba bana barakuze kandi bazi icyo gukora mu rugo kwasi. Mbere yuko dusengera abo ngabo, uri muri riteraniro utarizera Yesu umwami n'umukiza, uhari warambura ikiganza tukagusengera, kubera yuko uyu munsi turimo turagenda, turimo turimuka. Ntabwo mu isari wacu turi abagenzi bajya mu ijuru, kandi tukijyayo nta yindi ni ukwizera Yesu umwami n'umukiza. Urahari? Rambura ikiganza cyawe, hanyuma abashumba bagusengere, bakwingingira Imana nawe uyu munsi uhabwe tike yo kuba umwana w'Imana, utangira urugendo rujya mu ijuru. Nta uhari, reka twebwe bene urugo, abana mu rugo, dusenga Imana. Haleluya. Dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Hanyuma niba ugize icyo cyifuzo uvuga ngo nanjye nk'umwana mu rugo ndumva nifuza kuba ku rwego rwo guhesha papa icubahiro, hari ibyo ubona wize uvuga ati ibi ngibi utu tuntu natwo turacyaboneka ngo tudatunganye, ariko ntitukwambura kuba umwana mu rugo. Ariko kandi urakwiriye ko nubwo uri umwana mu rugo uba ku kigero neza cyo bavuga ngo Imana niyo yabikoze, kandi abibona bakabihamya. Imana ibaho umugisha. Hagurukira aho uri, hanyuma dusenge. Ndasoje. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye cyane, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kukuvuganya natwe, tugushimiye kutugendereye, tugushimiye kudusuye, tugushimiye kuko mwami muri zimera z'umwaka
umuntu wese muri iri teraniro arimo arazirikana yuko hari icyo wakoze mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubuzima, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'iterambere. Mwami, twarungutse mu buryo bw'imitekerereze, waduteje intambwe. Ntabwo aho twari umwaka ushize ariho tukiri uyu munsi, ntabwo aho twari turi mu kwa mbere ariho turi uyu munsi. Turi abagabo bo kubihamya, n'abandi babireba babihamya yuko hari ibyo Imana yakoze. Ariko tugize icyifuzo, twebwe abemeza yuko turi abana mu rugo, Imana ari data, Imana ariyo tubyaye, turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo Mwami, uyu mwanya umuntu wese muri iri teraniro wemeza mu mutima we yuko yabyawe n'Imana, turasenze kugira ngo umuhe imbaraga mu izina rya Yesu zimushoboza, zimubashisha Mwami, kugira ngo imirimo akora, imbuto yera, imibereho ye, imigendere ye, ubuzima bwe buhamye neza yuko ari umwana mu rugo, buhamye neza yuko Imana ari se, buhamye neza yuko ari umuragwa w'ibyo muri uru rugo rw'Imana, bihamye neza nawe ubwe yihamirize yuko yakijijwe, yuko yahindutse, yuko yavutse ubwa kabiri, yuko yabyawe n'Imana. Turagushimiye, tugufitiye icyizere, turacakwiringiye. Wowe uracari mu kazi, uracarimo gukora, ntabwo urekeye aho, uracakora. Ariko turasenze ngo no muri uyu mwaka turimo twinjiramo, ushoboza umuntu wese guharanira kuguma mu rugo. Kandi Mwami, mu rugo rwa data umuntu wese aboneke hari umurimo akora uhamya yuko ari umwana muri urwo rugo. Turagushimiye cyane, tugukomeye mu mashyi, tukuvugirije impundu, tuguhaye icyubahiro none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere twongere dushimira Imana ku ijambo ryayo, tuyikomera amashyi, tuyishimira ijambo ryayo ituganirije. Imvugo itubwiriyemo iri clear. Niba turi abana b'Imana duse nayo. Muririmbyi we yararibye ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, kandi bose bazamenya yuko ubana nawe. Nibibi byo kwitirirwa gusa ko turi abakristo ariko imirimo yacu itagaragaza abo turi bo. Yesu yigeze kubwira abari bamukikije, arababwira ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero birakwiriye yuko tugira indangagaciro zingana n'uwo twitirirwa ari we data. Mwikirize ngo amena. Umwami Imana ibashoboze, ariko nta nubwo bigoye, kuko imbaraga zitubashisha kubaho ubuzima bukiranuka tuzihabwa mu mwuka wera. Kubaho umuntu akiranuka kandi akagaragara yuko afite indangagaciro za gikristo birashoboka. Twerekeze ibiganza kuri pasiteri tuvuge ngo Imana imuhe iki? Imana imuhe umugisha. Mugende mukora iby'iryo jambo, kuko kubyumva bigasigara ahangaha byaba ari igihombo. Benaya mutambuke mwegere ahangaha dushimira Imana. Bimwe mu bintu bitatu watuganirije bigaragaza yuko turi abana b'Imana, nuko n'imirimo dukora tuyikora tuzi neza yuko dukorera mu rugo, dukorera iwacu. Niyo mpamvu namwe murebe no mukanya turaza gutanga amafaranga yo kubaka runo rusengero. Uhereye aho twatangiye imyaka 2 iraburaho amezi, kandi uko duhuye buri gihe turayatanga. Impamvu tudacika intege, impamvu natwe abayobozi tudarambirwa kubibabwira, nuko dusobanukiwe neza yuko mukora mu wanyu, murakora mu rugo rwanyu, muratanga amafaranga y'Icyacumi n'amaturo, kuko murashimira umwami wanyu kugira ngo munezeze so. Reka Benaya itujye imbere, turatambuka kuri ibyo biseke byanditseho, turashyiraho Icyacumi n'amaturo. Abayafite kuri telefone turakoresha n'ubundi iriya kode iri ku rupapuro rw'umuhondo hejuru, iragaragara. Mubanjeho ya mibare murashyiraho 077911. Uyafite mu buryo bwa digital n'abadukurikiye online, mwatanga ituro mukanezeza Imana. Nimutujye imbere turirimbeho gato ubundi dukomeze. Kundo rw'umukiza utambuke ducunguze uburyo umwete, kuko ndabizi n'ubundi murazi. Nirwo runezeza
afite izina ryiza uwo wamuze. Imana Data n'Umwana we Yesu yashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo yashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Imbere yawe n'Umwana muto, icyo nkwiriye n'umufashwa rwose mu bintu byose, ukubaho kwanjye mu gihe geragezwa komeza mwami sinjye nyine, umpe hafi urugendo rwanjye, komeza mwami sinjye nyine, umpe hafi urugendo rwanjye. Niboneye urukundo rw'Umukiza, ariwe wacu uje amaraso, ayo maraso sayo muri tuba, n'amaraso y'Umwami Yesu yarukira mu bisi bose, agezaho atanga ubugingo yarukira mu bisi bose, agezaho atanga ubugingo bwe. Bari baha umugisha n'abakozi uno murimo mwiza wo gutanga amaturo n'icyacumi. Yesu abaha umugisha. Reka nakira umushumba aradufasha mu yindi mirimo isigaye, anasezerera iteraniro. Dusoza araza kubahamagara umushumba, Herumoni muraza kuza kuririmba dusohotse. Imana iduhaye ibihe byiza, reka tuyikomere mu mashyi tuyishimire, ababyeyi bayivugiriza impundu. Imana igize neza, iduhaye ibihe byiza muri aya materaniro. Bazanye ibiseke byo gutanga amafaranga yo kubaka inzu y'Imana, ariko aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye, tuhereze icyubahiro cyinshi. Reka tuyikomere no mu mashyi, yagize neza kuko yakoze iby'imbaraga. Ubu none turahangaha kubera iby'imbaraga Imana yakoze. Rero nkuko mubibona imirimo irakomeje, ntiturasoza, turacyakeneye amafaranga menshi. Nabasabaga ko mutambukana amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Hariya n'abana, aha n'abakuru. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Mujye muza mwishimye museka, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Yego, mbibutse umuntu udafite amafaranga, Imana izi ko ntayo ufite, Imana ntigira amatiku. Vuga neza inzu y'Imana gusa birahagije. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, murakoze cyane. Mujye muyazana museka. Iyo uri murabiba ahantu uzi ko hari ifumbire, ubu uzi kuzasarura. Imana ibahe umugisha mwinshi. Umwigisha we aravuze ngo iyo uri umwana mu rugo ukora nk'uwikorera. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Aho mukuye Imana ihongere.
Imana ibaha umugisha rwose. Babyeyi Imana ibaha umugisha, abasore Imana ibaha umugisha, abagabo Imana ibaha umugisha. Gukorera Imana nta gihombo kibamo, oya, nta gihombo kibamo. Imana ibaha umugisha. Abana bacu namwe Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Ibyo mukoze hari ahantu byanditswe kandi byanditswe imbere y'Imana. Murakoze cyane, muhabwe umugisha n'Imana. Murakoze, 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 murakoze. Tugiye gukoresha telefone zacu. Umuntu ufite telefone ikaba iriho amafaranga, atari umwenda, atari itike uri bukoreshe, ahubwo ku mafaranga ufite ukaba ufiteho umugisha wo kuba wakoraho ntugire ikibazo. Fata telefone yawe kandi rya jwi rituje tubahaye uburenganzira murikuremo. Ibihumeka byose bigomba guhimbaza Uwiteka. Amen. Tubifurije umugisha w'Imana. Muri iki cyumweru tugiye gutangira, muzahahe kandi muzaronke. Imana izabashyigikire, izabarwanira intambara muzi nizo mutazi. Icyubahiro cy'Imana twese kizadutwikire, tuzabona ubwiza bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimiye, wagize neza, waduhaye ibihe byiza kandi uzakomeza kuduha n'ibihe byiza. Dusabye umugisha ku muntu wese wabaye mu nzu yawe, umuha umugisha. Habayeho gutandukana, abagiye jyana nabo, abasigaye sigarana natwe. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.